bagire gute n'abana abana batoya n'abagore n'abasaza n'abakecuru bose babatuma kujya kwarunisha kugira ngo bahabire imbere. Bigaragara n'abagore batoya habereye ibintu bikomeye cyane, uko bajyaga guhiga abantu bakica barangiza bakaza kwisanzura bakora bya mfurambi ku bakobwa bahari n'abagore batoya babaga bari aho ngaho. Mbega niho bari babashyizeho bakagira abantu babarinda mu nterahamwe, noneho banahingura bakaba ariho basa. Yaje mu rugo aza kunsaba imbabazi, araza arambwira ati imvura yakubaga nkumva inkuba yagukubita, waca ugiye nkumva ikamyo yaguhitana, atariko maze kumenya Imana nje kugusaba imbabazi, nashatse kupfa ari ntibe wapfa, ati none ze gusaba imbabazi. Mu by'ukuri ubwo yakuzizaga iki? Babanaze muri Muhazi, abandi bakabicira imusozi hano babatemagurira hano hafi, bacukuye ikintu kimeze nk'umungoti hano, noneho nabo uruzi ruteye rubagarura ko bageze igihe cyo kuza guhamba, kuko bavugaga ngo indege zirimo zirabafotora bigaragara nabi, imirambo yuzuye mu mazi. Bajyanamo amato bararirimba, baza bashyira aha ngaha n'umuryango we n'abuzukuru n'abana baho, ndetse n'abo bakecuru nyina w'uyu mubyeyi tuvuga bose n'abuzukuru babo. Amazina usibye menshi ya hariya n'ayo muri zirango kuko niho bari babarunze. Bakunzi ba Muraho Rwanda, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro ya Nyagasani, kandi dukomeza kubashimira ko mudahwema kubana natwe ndetse no kudushyigikira. Nk'uko rero mubizi, turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Twabasezeranyije ko tuzagerageza kubana namwe muri ibi bihe. Nk'uko ababashije kubikurikirana mu minsi ishize, twabagejejeho amateka y'urwibutso rwa Kabare mu murenge wa Muhazi, ariko bagira inzibutso ebyiri. Hari urwo bagira twaberetse rwubakiye bisanzwe mu kiganiro cy'ubushize, ariko bagira n'urundi rwibutso ruri ku mazi. Mu mateka yo muri kano gace ubu turimo turajya ahantu, ni ku musaza utuye muri uno murenge wa Muhazi witwaga Runesha. Muri kano gace bari barabwiye abagore n'abana b'abakobwa n'abanyantege, abasaza n'abakecuru, bari barababwiye ko batazabica. Rero babarundanyiriza mu rugo rw'umusaza umwe witwaga Runesha, nawe yarahigwaga. Bababwira ko ariho bazabarindira umutekano. Rero abantu bose bo mu gace n'imirenge yose yari yegereye hano yo mu cyahoze ari komine Muhazi, imirenge yose bahana imbibi, ab'i Murambi, Gishari, Itazigurwa, hirya no hino kano gace, ahantu mu mpande zose, abagore benshi n'abakobwa n'abantu b'abanyantege nke bose babazanaga kuri uno musaza witwa Runesha, bavuga ko ariho bagiye kubarindira, ariko mu by'ukuri ntabwo byari ukuri. Byari ukugira ngo barundanyirize hamwe nabo, igihe nikigera bazabice, kandi koko niko byagenze. Rero tugiye kureba aho hantu muri urwo rugo, hanyuma turababwira uko nyuma byaje kugenda. Barahabarundanyirije koko, bizera ko bafite umutekano, ariko nyuma byaje kurangira babishe. Rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'ubundi na Mulisa, mwaramubonye mu kiganiro cy'ubushize, akaba ashinzwe ibuka mu murenge wa Muhazi. Harya muri mushinzwemo iki? Komisiyo yo kwibuka. Komisiyo yo kwibuka. Rero ndi kumwe na Mulisa kugira ngo abashe kudufasha kutubwira amateka y'aha hantu. Hano hantu tugeze niho hitwaga kwa Runesha mu gihe cya Jenoside. Rero hano hantu muri kubona, nubwo wenda hahindutse, harahinze ubu, hahinze imirima y'amakadamiya, ariko hano hantu kano gace turimo kuri uru rugo, hano kuri ino nzu hari ku muhungu we n'ubundi nawe. Rero hano mu gikari ubu habaye imirima, muri ino mirima inyuma niho hari inzu, ntabwo igihari ubu ni imirima gusa, niho hari inzu y'uwo musaza Runesha. Aha rero nk'uko muri kuhabona, niho barundanyirije abo bantu benshi b'abanyantege nke, abagore, abana b'abakobwa, abasaza, abakecuru, bababeshya amahoro. Mwatubwiraho gato iby'aha hantu hahoze ari ku musaza Runesha? Aha ngaha rero inzu yari iri hariya kwa Runesha, ahari urugo ruri imbere,
ku itariki 12 jenoside nibwo yatangiye muri kano ndetse gace. gitereye akabare. Mm. Noneho abagore n'abana n'abanyantege nkeya bose, aha hari ingo zigera kuri 3. Hari urugo rwa Runesha n'izindi 3 z'abahungu be. Umva ko hari abagore barenze 5. Yego. Noneho baraza bose basigara aha ngaha, na Runesha ari umusaza n'umukecuru we, ndetse hari n'umwana, umuhungu we wundi wabaga mu rugo bitaga akabari, wari ufite ububari, nawe yari ari aho ngaho. Noneho rero abantu uko birukanka, abagore bagire gute abana batoya n'abagore n'abasaza n'abakecuru, bose babatuma kujya kwa Runesha kugira ngo bahabire imbere. Bigaragara n'abagore batoya, aha habereye ibintu bikomeye cyane. Uko bajyaga guhiga abantu bakica, barangiza bakaza kwisanzura bakora bya mfurambi ku bakobwa bahari n'abagore batoya babaga bari aho ngaho. Mbega niho bari babashyizeho bakagira abantu babarinda mu nterahamwe, noneho banahingura bakaba ariho baza. Ni ukuvuga bamwe bakomeje imirimo, bamwe bajyaga kwica, abandi bajyaga kwica, niyo bitaga imirimo. Bavuga gukora. Bavuga ko bagiye gukora. Baza rero bakajya muri abo bagore nuko. Kugeza rero ku itariki 16 bavuye kwica igishari kuri komine Muhazi, nibwo baje 16 barabafata babashyira imbere, babashorera, babamanukana aha ngaha. Urugendo rurerure, bababwira ngo bagiye kubambutsa Murambi. Bababeshya. Hepfo hari ahantu ishyamba ritandukanya inzira y'Umurambi, babakatisha babajyana kuri Muhazi. Numva iriya nzira ntabwo bari butwangire, tuhanyura tujya ku rwibutso, ni hafi. Nibwo abandi babonye ko bapfuye, babajyana kuri Muhazi, batangira kugenda baririmba Nyiribambe ndaje unyakire. Urugendo rwabo bose bagenda bashora. Hari abantu benshi, imibiri imwe yaheze muri Muhazi, ariko iyo yabashije gutera twavanyeyo, birumvikana twahavanye imibiri 2666 yateye imusozi. Abandi barimwo indani. Urumva rero ko aha hantu hari hafite amateka. Abavuye i Mukarange bose barokotse mu kiliziya y'i Mukarange bazaga hano. Abanyamurambi bahungaga bambutse, barabafataga bakarunda aha ngaha. Ntabwo ari abanyakabare gusa, ni impande zose. Abavuye Igitazigurwa, abavuye mu kiliziya y'i Mukarange hose barabazanaga bakarunda aha ngaha. Ni aha ngaha. Murakoze cyane. Ku itariki rero 16 hari kuwa gatandatu nibwo bamanuye babashora muri Muhazi. Murakoze cyane bakunzi bacu Banyarwanda, twagira ngo tubereke amateka yacu. Nk'uko mubizi muri aho Rwanda, mu gice tugira k'ibyo tubagezaho harimo n'amateka yacu y'u Rwanda, kandi n'aya mateka yacu yo kwibuka, amateka ajyanye na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, nayo ari mu mateka yacu akomeye, nubwo ari mabi ariko ni ayacu. Baza n'abakecuru nyuma yo kubabeshya ko bari kubarinda, ariko byari ukubarundanya. Inzira y'umusaraba bavuyeho, babavanye hano babamanura muri Muhazi, ni hano hepfo. Naho bahashyize nka monima cyangwa se igishushanyo, kuko urumva ni muri Muhazi imibiri imwe ntabwo bayibonye, ariko naho hari urwibutso nakwita rwa kabiri rwo muri kano gace ka Kabare Muhazi, bahashyize kubera ni nka stoti, bahashyize kubera abo bantu baguye muri Muhazi ariko ntibabashe kubona imibiri yabo. Mukomeze rero mubane natwe, tugiye kuva hano tumanuke hano hepfo kuri Muhazi. Uno muhanda, ino nzira cyangwa se kano kayira, niho bamanuye abantu, niho habaye inzira y'umusaraba. Abantu bamanutse bava hano kwa Runesha, hamwe twaberetse twe turi mu kanya, bagenda baririmba kuko bari bamaze kubona ko ibyabo ibyo aribyo byose, nubwo bari bababeshye ngo bagiye kubambutsa hakurya, ariko bari bamaze kubibona ko ibyabo byarangiye. Naha rero bamanutse baririmba ngo Nyiribambe ndaje unyakire. Mu by'ukuri biteye agahinda kubona abantu mwari muturanye, igitondo kimwe baguhiga nk'uhiga imbwa. Kubona umuntu w'umubyeyi, w'umukecuru, w'umunyantege nke, ashorewe n'abantu b'abagabo, abantu bari baturanye, nta cyaha yakoze, nta n'ikibazo mwari musanganywe, kubera gusa ngo uko wavutse. Nta muntu uhitiramo umuryango avukamo, nta muntu uhitamo igihugu avukamo, nta muntu uhitamo isura cyangwa indeshyo. Ibyo bintu abantu nta bushobozi tubifiteho. Turavuka tukagira uko twisanga,
twisanga turi bagufi cyangwa turi barebare, dufite inzobe cyangwa twirabura, tukavukira muri Afurika cyangwa i Burayi, ibyo ntabwo tubihitamo. Rero impamvu tuba dukora ibi, impamvu twafashe runo rugendo, ni ukugira ngo urubyiruko rwacu, abanyarwanda bacu b'ejo hazaza, be kuzongera kwemerera umuntu uwo ari we wese, kwemerera ubuyobozi bubi, kuba hagira umuntu n'umwe ugushuka ngo kanaka ni umugome, kanaka ni umugome. Ubugome, ubwiza cyangwa ububi, kugira umutima mwiza cyangwa se umutima mubi, ntaho bihurira n'indeshyo y'umuntu cyangwa se n'ubwoko bw'umuntu. Ni kamere y'umuntu ku giti cye. Muri buri bwoko cyangwa se muri buri gihugu habamo abeza n'ababi, muri buri muryango habamo abeza n'ababi. Murakoze, mukomeze mubane natwe, turi kumanuka tujya kuri Muhazi. Aha ngaha tugeze niho baba bagejeje. Aha hari inzira, uko bahaye inzira yari iri aha ngaha. Iyi ngiyi niyo yajyaga i Murambi. Hari inzira ebyiri, imwe ijya i Murambi, yashoraga inka ijya kuri Muhazi hariya. Niho bageze aha ngaha, bababeshyaga ko bagiye kubambutsa i Murambi, babona babakatishije ishora inka, bahita babona ko bagiye kubaroha muri Muhazi. Niho batangiye kuririmba nyiribambe ndaje unyakire, abacitse intege bahagarara, nibwo batangiye kugenda babatema ibitsi, bakubita n'inkoni nyinshi. Konseye Karangwa ategeka nyine ko hari n'imirambo twagiye dusanga mu nzira bagendaga, wanze kugenda bagatema bakanaga aho ngaho. Murumva ko bava hariya twaberetse kwa Runesha, wowe babanje kugenda bazi ko bagiye i Murambi koko. I Murambi ni uno musozi wa hano hakurya, ni umusozi urebana na hano i Kabare turi. Niba bageze hano babona inzira y'i Murambi bari bayitesheje, babakatishije ibajyana kuri Muhazi yashoraga inka. Bahita bamenya ko bamenya ko batangiye gupfa, abaririmba baririmba, abasenga barasenga. Uhayigenze gake bagakubita, bagaca amaguru, bagatema inkoni. Harimo abantu bakamiritse b'interahamwe cyane, bari bayobowe na Konseye Karangwa. Ese Konseye Karangwa yaje guhanwa cyangwa yaba yaratorotse akajya? Yaratorotse aragenda aragaruka, yarahanwe, arafungiye Insinda. Yarafunze, yari umwicanyi ruharwa. Niwe wavanaga n'abantu n'intangaha bagatera na za Gishari. Mu kiganiro twagiranye ubushize n'ubundi watubwiye ko igihe hariya hahoze segiteri haba inama, kandi nk'umuntu w'umuyobozi, aho kugira ngo abareme umutima, ahubwo ari we wababwiye ati murumva ko akanyu kashobotse, nta kintu dufite twabafasha, nta muntu mufite, nta muyobozi mufite. Kuva kera umutu n'umututsi ntibumvikanye, ubwo nimwemere nyine n'ibyo. Ubwo bwahise bucya, ubwo hari ku itariki 11, kuri 12 bahita batangira. Tubibutsa ko bababyeyi b'abana b'abanyantege nke babashoye hano, ino nzira bayinyuzemo ku itariki 16 barabavuye Gishari kwica kuri 15. Kuko Igishari mu bantu bayahishe cyane hariganjemo Abanyakabare, Segiteri Kabare, kubera ubukana bari bafite. Witwa Mukwiye na Karangwa uwo nguwo bari bafite imbaraga mu nterahamwe, kuko witwaga Munyaribanje wari perezida w'urukiko, n'uwitwa Yerefiye, witwaga Ntuza Rutampunzi Sipiriyani, bari bafite imbaraga zikaze zo kugaba ibitero. Aha ngaha niho babanyuranyije nyine, babakatisha ijya kuri Muhazi. Iyi Murambi barayireka. Ubwo rero bahita bumva ko barangije kujya mu ruzi, birangiye nta kindi. Abanyantege nke bamwe bagwa mu nzira, abandi barabashora. Birumvikana. Amakuru twari tuyafite neza, hari umukobwa umwe wagiyemo aroga, ararokoka. Harokotse umuntu umwe, yarambutse ajya hakurya. Ari hakurya, ubwo ni Murambi. Nawe ejo bundi yaje gupfa kubera agira ngo yari yahuye n'ibibazo n'ibigeragezo byo babakoreraga hariya. Nta buzima ntabwo bwari bwiza, yaje gupfa nyuma, ariko urumva niwe wabashe kugenda duha amateka, atubwira uko bimeze. Murabona turacyari mu nzira, Muhazi iri hano imbere, turimo kuyireba, tugiye kuhagera. Urwibutso ruri hirya hariya, ntabwo. Mukomeze mubane natwe.
Bakunzi bacu, nyuma y'urugendo rurerure twagenze tuva muri rwa rugo rwo kwa Runesha, hamwe bari bakusanyirije ababyeyi, abana, abasaza, abantu bose b'abanyantege nke, tugeze kuri Muhazi hamwe babashoye, hakaba baranahashyize urwibutso. Hari urwibutso rw'abantu bashoye muri Muhazi, imibiri yabo itarabashije kuboneka. Murabona ko rwubatse neza, dushimira inzego zitandukanye za Ibuka n'inzego za leta zitandukanye n'abashinzwe farge minubumwe, abashinzwe ibikorwa byose bijyanye no kwibuka, kuba barahaye icyubahiro abavandimwe bacu bishwe urw'agashinyaguro, basuzuguwe, bateshejwe agaciro, ariko bakaba barashyizeho ahantu ho kubibukira ku muntu wese ufite umuntu we atarabashije kubona umubiri we yarashowe muri no Muhazi. Ni abantu batandukanye, ntabwo ari abo muri kano gace ka Kabare nk'uko Maurice yabitubwiye, hari abo hakurya hano hita i Murambi, hari abaza Gitazigurwa, bose bari bakusanyijwe muri ruriya rugo, ariko baje bakajugunywamo hano, imibiri yabo ikaba itarabonetse. Aha rero naho ni urwibutso rwa kabiri rwo muri Kabare, muri Muhazi. Ariko Maurice, hari nkawe uri mu nzego za Ibuka muri kano gace, nta bantu mwamuza hano cyangwa se nyuma ya jenoside ho gatoya, ntamira nk'uko twabibonye, nk'uko abituganirije, hari n'abaje bicirwa mu nzira, hari imibiri y'abantu mwaje musanga mu nzira, mugeze hano nta bantu mwaba mwarabonye, wenda mwaba mwarazamuye, kuko hano ho ni monima, ni nk'urwibutso, hano ho nta bantu barimo, kuko imibiri yabonetse yajyanywe mu rwibutso rwo haruguru rumwe twaberetse mu kiganiro cy'ubushize, niho bashyinguye. Hano ni ikimenyetso cy'abaguye muri Muhazi imibiri yabo itarabashije kuboneka. Ese muza hano nta mibiri y'abantu wenda mushobora kuba mwarasanze hano? Aha ngaha twarahasanze, babanaze muri Muhazi, abandi bakabicira imusozi hano, babatemagurira hano hafi, bacukuye ikintu kimeze nk'umungoti hano. Noneho n'abo uruzi ruteye rubagarura ko bageze igihe cyo kuza guhamba, kuko bavugaga ngo indege zirimo zirabafotora, bigaragara nabi, imirambo yuzuye mu mazi. Bajyanamo amato abareremba, baza bashyira aha ngaha. Aha rero hari umungoti uvuye kugera hirya aho ikiyaga giherera, bagendaga basibamo. Aha twahakuye abantu 2666. Niyo mibiri twavanye aha ngaha. Iyo mwarayijyanye mu rwibutso? Twayijyanye mu rwibutso, iyo yabanje kugera mu rwibutso bwa mbere. Abandi rero twagendaga tubakura mu nzira yose uko twayijemo, bagwaga nzira bakabasiba aho ngaho, twagendaga tubatahura hariya mu nzira. Aha ngaha rero wari ubivuze muri uru rwibutso. Urwibutso ni ikimenyetso cy'abari muri Muhazi. Urwibutso narwo rugira amateka akomeye, narwo waza ushima izindi nzego, ni ukurubungabunga, ariko kurwubaka rwubatswe n'umuntu umwe, umubyeyi nyiri ibi biti witwa Cyatengwa, niwe warushyize aha ngaha. Niwe warwubatse ku nkunga ye wenyine, ntawamufashije. Twebwe tuza kuhabungabunga no kuhibukira, rukaba yaranemeye, rukaba ruri mu isambuye, aranahatwubakira, kuko n'umubyeyi we niwe yaguye hano muri Muhazi n'abantu, ariko n'ubusanzwe ni umuntu udufasha muri byinshi bitanga. Ni ukuri ruriya dufite ruguru yagiye agiraho uruhare runini kurusha cyane, ku buryo iteka iyo twibutse tugomba kumuvuga tukamushima rwose. Hano hantu mu bantu bibukirwa hano bashoye hano muri Muhazi, izina rya mbere hano ni irya wa musaza Runesha, muri rwa rugo nyine hamwe twaturutse ruguru, kuko nawe yajuguwemo hano, ntabwo higeze haboneka, ntabwo umubiri we wabonetse. Izina rye rya mbere ni irye, irya kabiri ni iry'umukecuru we, kumanuka gutyo. Yego, ni umuryango we, n'abuzukuru n'abana baho, ndetse n'abo bakecuru nyina wa uyu mubyeyi tuvuga, bose n'abuzukuru babo. Amazina usibye amenshi ya hariya n'ayo muri zirango, kuko niho bari babarunze, kuko abandi benshi nta nubwo amazina yabo yabashije abandi ntitwabashe kubamenyekana, twabonaga imibiri. Nari nakubwiye ko hari abantu barakotse mu Karange bahunga bakaza hariya, abaturutse za Gitazigurwa bakarunda hariya, abaturutse Murambi bumva kwa Gatete, bose abari bambutse bazaga bakabarundira hariya. Wahunaniwe wese niho bamushyiraga. Ndetse nabonyemo na rya zina rya wa mufiyanse watubwiye, umwe
watumye uva muri Canada uzi ko usubiye mu gihugu cyawe ari amahoro, uje gukora ubukwe wamaze gusaba no gukwa ariko utazi ko uje mu bibazo. ntazi n'ibikoresho mu bibazo nawe arimo, nawe niwe yari ari. Yego, nawe yari ari muri bariya bantu yari bajyanye. hariya kwa Rumesha. Yego. Ndetse n'abavandimwe be bandi. Mulisa, turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye kuva twatangira ino gahunda, ubasha kudusobanurira amateka. Mu by'ukuri ibi byose tubikora kugira ngo muri gahunda yacu nka Muraho Rwanda, nk'Abanyarwanda, dukomeze twerekane amateka yacu, dukomeze twerekane ibintu bibi byabaye muri kino gihugu bigiye kuzongera kuba ukundi. Mulisa, tugana ku musozo, n'iki wabwira abantu muri kino gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30? Birakomeye cyane. Inshuro ya 30 urabona ari vuba. Icyo nabwira abantu cyane cyane kubakomeza kwihangana, kuko urumva ubu ngubu dufite abana batoya badukomokaho. Ubona rero aribo bafitemo imbaraga no mu kurwara, nibo basigaye barwara, twebwe twaramenyereye. Ikindi 30 igeze hari abantu bagipfobya, bagihungabanya. Nibo twasaba kwihangana cyane cyane, bazagira uruhare muri ibi ngibi kuri inshuro ya 30 kugira ngo bongere kubasha kugira icyo bahunganya baho abacitse ku icumu. Kuko akenshi usanga imvugo mbi y'urwikekwe n'iki. Nkashimira ndetse na bamwe birekura bakaba basaba imbabazi. Mbivugiye ko icyumweru gishize umuntu yaje mu rugo aza kunsaba imbabazi. Aza arambwira ati imvura yakubaga nkumva inkuba yagukubita, wacaho ugiye nkumva ikamyo yaguhitana, ariko maze kumenya Imana nje kugusaba imbabazi, nashatse kupfa ari ntibe wapfa, ati none ze gusaba imbabazi. Mu by'ukuri ubwo yakuzizaga iki? Icyo yumvaga nyuma nawe yavugaga ko ngo yumvaga ko umugabo wafunze akaba yarafungishijwe natwe, kuko yakoze jenoside, yari responsable w'icyo gihe. Yego, mu buryo twamubonaga rero ubwo birumva n'ubuhamya twatangaga mu nkiko gacaca. Akaba ari aho ngaho akumva rero afunzwe kandi azira ibyo yakoze, abamutanzeho amakuru n'ubundi barabaye abanzi. Icyiza arambwira ati ubu nanjye nari nabaye interahamwe, none nje gusaba imbabazi, nari nabaye nkawe, yazize ibye, ariko reka nsase hasi n'abagenzi bawe bandi mvuye kubasaba imbabazi n'ahandi ndahajya, urazimu imbabazi twazitanze kare mutari mwazi dusaba. Iyo ubisabye ni akarusho. Nibyo rero ndagira ngo icyo nabwira abandi, aba bantu bacu turi kumwe, harimo n'abafungurwa, hari nabo batafunzwe, ariko ukabona bafite imiyobori badahagaze neza. Bahinduke rwose. Inshuro ya 30 ni uko abarokotse jenoside nta kibazo dufite, twarababariye, kandi icyo turwana nacyo ni ukwiyubaka kandi tukagira u Rwanda rwiza, kuko dufite ubuyobozi bwiza. Ufite iyo migambi mibisha imuvemo, kugira ngo dufatanye n'ubuyobozi bwacu kubaka igihugu kizira amacakubiri, tuba abanyarwanda hamwe. Nta bindi nabifuriza, uko twasenyera umugozi umwe, Rwanda yacu tukayigira paradiso, nta kindi. Murakoze cyane bakunzi bacu, turabashimiye. Impamvu twe twibanze kuri kano gace ka Rwamagana muri uno murenge wa Muhazi, nuko hari buri karere, buri hantu bitewe n'imiterere yaho mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi hari umwihariko w'ubugome butandukanye bitewe n'imiterere y'aho hantu. Aha hantu rero nyine kuko imiterere y'aho hantu hose hari Muhazi, nk'uko nabibabwiye, aho ariho hose wazenguruka, nta handi hantu abantu bari bafite ho guhungira. Rero n'ubundi byose byarangiraga baguye cyangwa se bashowe muri Muhazi. Hagiye harokoka bake cyane bo kubara inkuru. Rero turabashimiye, dukomeze twibuke twiyubaka, kandi mukomeze mubane natwe muri kino gihe cyo kwibuka cy'iminsi 100, kandi gukomeza Abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Dukomeze twibuke twiyubaka.